namubonye na moto yanjye nayibonye abana ndabona ari kurisha ibyatsi kabisa. Oya cyo nicyo kizakibashobora nanjye ndahageze nta kibazo. Ese ubu nta hantu ashobora kujya ko n'ubundi mbona ajya ese ibyo nakoze ni wabibonye. Ubu naho yajya. Aho yajya rwose nanjye mbagezeho. Mbona gasani toka satani umva se kuri kwa mwana ari wowe umuzanye uraniwe umva uriye nayo mbibonye umumotari nabonaga ari muzima ariko mu kanya gato hashize akanya mbona umumotari abaye umusazi yigaragura hariya mu byatsi ari umusazi mbese yasaze muri makeya. Papa gira hino nawe tuganireho gatoya umeze neza se wowe ubibonye gute? Ubibonye gute wowe? Yambonye rwose ari nkuko mwafata igisambo hano. Ubuvuzi gakondo muganga Matovu ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugacukubiri n'indwara za hato na hato. Egera uyu muhanga guhanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi, aho bagukorera reflexology ariyo nkangura myakura, detoxification ikura imyanda mu mubiri, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije, aromatherapy ihashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura umugongo n'amavunane. Si ibyo gusa kandi kuko arakuvura indwara zigiye zitandukanye, amibe, igifu, umwijima, diyabete, asima, sinezite, abagabo batabasha gutera akabariro, ndetse n'indwara zifata mu myanya y'ibanga y'abagore. Witinya kumugana kuko aragufasha rwose. Muganga Matovu ni umuhanga cyane mu kuvura amarozi, amahuherano, amategano ndetse na karande zo mu miryango. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Ubuvuzi gakondo, isoko y'ubuzima. Yes, reka nizere ko umeze neza udukurikirana umunsi ku munsi wakoze subscribe no gushimira cyane aho utarayikora ine mwayako yango uyikore ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Ni bucece mu gace mwami byashuwe nyama nkokora mu bice biba bigiye bitandukanye. Ndabemeraho mu muri mudukurikirana umunsi ku wundi. Ya mihanda yanjye murabizi ko mvumbura ndi umuvumbuzi mbanye ndamashakira inkuru nyinshi ziba zigiye zitandukanye hirya no hino kandi kwiturije aho ngaho. Rero nkuko muri kurira mu mihanda turimo tugenda mba ndi kumwe na Juma turi kugenda tubashakira inkuru ziba zigiye zitandukanye nuko tuba twimereye. Uyu munsi rero nkaba ndi kwerekeza ahantu mu ntara ndi kumwe n'umugabo muri kureba twicanye imbere kuri screen zacu muri kumubona. Reka muhereze mikoro, mfasha mikoro. Meze neza kabisa nta kibazo. Hari inkuru ugiye kudusangiza rero ntabwo ndi butinde murabona ko ndi mu mihanda ndi mu muhanda nyine nanjye kwije moto. No mumotari wanje. No mumotari naye narayihaye. Yarasanzwe antwarira moto. Akamverisa nyine bisanzwe. Ariko umaze ukwezi kurenga naramubuze. Naramubuze burundu. Ndahamagara nimero yanjye nayifata. Ndakoresha indi yakumva ari ngiye akabarankubye. Yego. Ariko ewana hari umuntu nagiye kureba ko Matovu hari umuganga bita Matovu. Muganga Matovu yaramfashije aka kanya ndakeka ari we tugiye kureba kuko yambwiye ko umumotari yamufashe. None nanjye nkaba ngiye kumushyira hanze. Reka tugende tumurebe. Okay, ntago njye nyina nanjye murabizi ko ari za gahunda zanjye ari za bucece mu gace. Reka twigerereyo ibindi byose barabikurikirana gatanu kandi gahunda ni yindi niyo guhana abajura cyangwa abantu bakora ibintu bitagize gute bidasobanutse. No gukata n'ubundi muganga Matovu yambwiye ko ari kuzamuka mu ishyamba hejuru niho yamushyize. Okay, nkuko twabibasezeranije twageze ahantu ari dore nguriya ngo umuntu wamwibiye moto. Bira bintu wakorera umuntu nibi. Dore nguriya wamubonye. Uriya nk'igisimba. Ntago ari ngiye uriya ni muganga Matovu. Ni wabikoze. Uriya ni muganga Matovu ubundi nge naramuganye kuko numvisha abantu bamutangaho ubuhamya ati umuntu wese wibwe ikintu cyose wabuze iyo ugiye yaragufasha. None se nayo nkubaze iriya niyo moto wari ufite yonyine cyangwa wari ufite n'izindi? Ujya mu moto yo mfite menshi. Moto zo mfite nyinshi ariko uyu mfite abamotari benshi mu muhanda. Ariko urabona uyu mumotari mu bamotari bose bankurira we naye ntaramubuze neza.
ukwezi kose kurashizemo amagara umuntu reka da moto yambaye ubusa yase ni ibiki mwana urabona biriya byose ni muganga Matovu niwe wabikoze wavuze ko agiye kuza ubu ngubu akaza ngo hano nawe kuri teri ibyinshi ndabimwibariza n'abandi baraza gusobanukirwa ariko ndabaza n'abaturage ku ruhande mubaze ahantu ageze reka muhamagare nawe asinjya nimero nanjye ndayifite kuko niwe undangiye n'ubundi ahantu ari sobonye se tuza ko ariwe wambwiraga ati mujya na reka ese ko tumenyere ko nta mugabo cyangwa abasore bajya bajya mu mupfumu kuko wagiye hoye rega buriya ntabwo ari ubupfumu buriya ni ubuganga none se urabona nk'ubu ngubu nk'ibyanjye byari nka moto yanjye yari yibwe urabona ko yagarujwe ntabwo wambwira rero ko ari ubupfumu kuko reka mpamagare muganga wenda niwe uri bugusobanurire byinshi ku kijyanye n'icyo ngicyo uhamagare twegere uriya muntu se ntadukubita ko ndabyaje aguye ko nari umusore ubu nta n'ahantu yajya ubu ni hariya araguma hariya nta n'ahantu yajya n'ahandi bivuga ngo ucishwa hasi iyo yamuhaye kutari guca mu nimero nk'uko byari Juma wikurikirana yamuhaye Juma nimbona bikomeye ndashyira ndaguha mikoro nanjye ngufashe kamera ujye kugira bakumene wenyine uzabasaze noneho nigeze kujya ku umusazi yarangiciye ankubise ikibuye umugongo warawuciye agufashe Allo Oui mukomere doctor komera cyane ugeze ese ndimo ndaza ndi hafi kubageraho ugiye ariko nanjye ndamwe mwambire za Buhanda Buhanda namubonye na moto yanjye nayibonye abana ndabona ari kurisha ibyatsi kabisa oya cyo nicyo kizakibashobora nanjye ndahageze nta kibazo ese ubu nta hantu ashobora kujya ko n'ubundi mbona ajya ese ibyo nakoze ntiwabibonye ubu naho yajya aho yajya rwose nanjye mbagezeho ngwino turagutegereje nanjye nari ndi kumwe n'abanyamakuru turebe tugira imbere tumwegere turebe imyenda yikuyemo Yesu kandi barumva ari mu rugo mbona gasani toka satani umva se kuri kwa mwana ari wowe umuzanye ura niwe Yesu we umva se dore moto yanjye imbere nyine ugenda moto yawe ndeba yasaze sabwo ari kudukubita uturivamo toka satani kubitwa ngapfuca Yesu we izina rya Yesu umva se mani wo reba nk'ibintu munzanyemo toka kura bitayimoni byabigi umva se Dr. Nguriye ese atayigusha wa muntu yari mara hirumu yasedo ashaka ngwisha simwana ese kubona we urayakurutse ubu nabisazi nabigini bashyizemo mugangaza ese umva se muganga araje enda turebe kwa mutuku akura bisazi umunsi arimo kubita abantu binuza bya muri Dr. Mura komera kiro umusazi ngo niwe wamuteje ibintu wasaze gutyo uri kudukubita uyu ni umujura uyu ni umujura dore ibyo moto y'abandi ibyuma sinibya wanegeze bibonye mureke nyine mureka abanza agarakure n'abandi babirebera ko burya umuntu yashoye amafaranga ye ntago abagomba kwibwa uya mureka abanza biryo nese uyu we wari waguze moto ntabwo ari umuntu niba yaramuhaye moto y'akayirya ubugome oya nta bugome burimo ariko kuki abantu bumva ko ari ubugome wari we washoye amafaranga yawe bakakwiba wakwishima ariko garuka ibintu usabiriye haragaruka nta kibazo nahageze se nahageze ko raduhitanye neze ko ndamwahuruje abantu bese bari bose na motari bene wabose bahuruye bangaba abamotari ukuntu bameze oya nyine bagomba kureba nyine ko nabo bajye bareberaho ko niba mu boss yakwizeye akaguha moto agira ngo nawe ubeho
ntiwemere kumwangira cyangwa wemere kumwiba ibintu bye. Ese muga nk'ubu ngubu ibi bintu n'urugendo rero twakoze kugera inangaha ni muri Ruhango ni za Buhande. Uru rugendo twakoze kuki wo wafunze umuntu gutya ngo yiriwe ahangaha none atahirirwa uriya nyine uriya wamuguriye moto we nyine ntabwo yari yashoye yagira ngo yunguke. Si bidayimoni mukoresha ariko si ibyo bintu wagiye ubyihorera tubikoresha miki we ngwino hano bareke kireke kizana bana ngwino Juma ryamane cara neza ryamane uzongera kwiba kuki wo wibye mugenzi wawe kandi yari yakwiza akaguha moto tugiye kugutuje oya natuze tuza rambya neza rambya utegereze tuvugane nyumva cyo nkwaza batega amatwi tuvugane no uranyumva iyi nkoni irimo ibidayimoni ariko uranyumva inkoni yanjye urayizi ko ari inkoni kandi irimo imbaraga zose hanyuma kuki umuntu yaguhaye moto yiwe ukayiba nanjye singiye n'abantu banshutse ntago ari njye najyanye ku buhanda kugira ngo numvaga ari ahantu kure boss wanjye atazagera mu mbabarire rwose mu mbabarire cyane rwose mu mbabarire mbonye mutaro none se reba nk'umuganga ibintu amukoreye umuganga niwe mufungiye ahangaha yiriwe ahangaha we niwe bivugaho ibi bintu nyine bibera abandi ntangarugero uzaza yibura ajya agana muganga moto yiwe azongera ajya ayibona ajya abafasha muga genda ndashaka kwibariza abaturage ahangaha ndabona bashungereye ni irihe somo biguhaye isomo rimaye ko umuntu wese uzama moto yiwe nzaza nyimusubiza uko yayimaye inama wagira bagenzi bawe inama nagira abamotari bagenzi banjye dufatanyije akazi umuntu ufite moto nayicunge nk'iyiwe ambara gira vuba none se muga yagomba kwambara niyambara agende hanyuma moto yawe urayimusubiza cyangwa se ntabwo nakongera kuyimuha ntabwo no moto nakongera kuyimuha ntabwo nakongera kuyimuha ndashaka undi ibaza umuntu nemaze ukwezi kose naramubuze waramubuze cyakora Dr. urakoze uriyumva gute boss ni ukuri reka nkubwize ukuri urakoze kuba mumbabariye n'ukuri sinzongera n'ukuri ahubwo ubu wajya kumufungisha oya boss mbabarira ambara tugende we ambara ugende uvanga ndetse aragenda n'amaguru aragenda n'iki se ubundi se hano urahazi oya ntago mpazi hano ni hehe turi hano ni hehe turi hano turi ni hehe ntago mpibuka ese mugagiye ibi bintu birantangaje oya ubikoze ukaba ambara bamufungiye ahangaha utahari bose mwambabariye reka nkubwire ikiro umva se wowe ngwino hano ahangaha buri ibintu byose no kujya wowe ni akubabariye genda akubabariye oya namubabariye kumubabarira apfa kuba mbonye cyakora Dr. urakoze cyane urakoze muganga Matovu ntago ubundi mugana ntago numva ko ibi bintu byashoboka ahumva ko byashoboka wari wakuye kize naravuze ati moto yaragiye byararangiye abantu barambwira ati gara muganga Matovu tavuga ko se bizakunda zayigarura none dore ngiye urayibonye dore nguyu nawe ubutumwa n'ubuhe ubutumwa ngiye naha wowe kuba uvuza tereka imoto nyifungira ahangaha bisaba iki cyangwa yenda atari na moto n'ibindi abantu bibwa ibindi bintu bigiye bitandukanye nta kindi bisaba nyine bwabo narabibonye dufite mu kazi kacu nk'abavuzi gakondo ikindi kandi imbaraga z'ururimi imitongero birakora igihe cyose iyo ushatse gufata iby'abandi atari ibyawe dufite ubushobozi bwo kuba twabigaruza kugira ngo icy'abandi gisubizwe ntabwo dushyikira ko umuntu arya iby'abandi ku ngufu niba umuntu yakwizeye akaguha akazi yagukuye mu bushomeri kuki urimo kumemukira kandi nawe yaguhaye akazi kugira ngo ubeho nawe abeho ko mwamuhaye imbabazi se ko atagenda oya nashaka gumanga ibyacu twabirangije byabonetse twakubabariye genda irukanka genda ahubwo sinshaka no kubana mu maso yanjye uvuga ngo rero aho umuntu yaba ari hose aba ari ku isi hose hanze y'igihugu mu gihugu mo imbere igihe cyose yagira ikibazo akibwa cyangwa se ibyo bikajyanwa cyangwa se agashaka kugira ngo ahuguzwe ibye rwose twemerewe kumufasha ibintu bye bikaboneka mu gihe
bikiri ngombwa ko tubikurikirana hakiri kare. Hari n'ubivuga yaratinze yararengeje igihe bitagikunze kuko nabyo bigira igihe. Uko byaba bimaze ukwezi ukaba uyifashe. Nta kibazo rwose kubera yuko ukwezi ko nta kibazo, ariko birengeje hejuru ukwezi bisaba izindi mbaraga z'umurengera wenda n'ubushobozi burenze ku buryo uyu nguyu atari kububona, ariko kubera ko bitari bimaze igihe ubushobozi yatanze nawe arabuzi kandi bye ngibara bibonye ndumva ari ibyo murakoze. Okay, ibindi nimero za twazishyiraho ariko reka nganiriza abaturage aha ngaha. Gende nganiriza n'aba baturage aha ngaha. Nta kibazo byanjye ndabirangije. Byawe urabirangije. Sawa rero. Ubwo ibyawe warabibonye nizere ko cyabuze muri rusange. Ibyo byose birimo. Ibyo byose birimo ku cyo kintu cyose nikiba ari icyawe. Iyo umuntu yakwizeye akaguha ikintu cyaba yakwizeye ugomba kukimuza nkuko kiguhaye. Niwo muco w'Abanyarwanda. Abantu bagomba gusananira bagafatanya, ariko kwiha gutwara ibya rubanda no kubinyanyasa. Kandi umuntu yakugiriye icyizere yaguhaye ubuzima, ubu rwose ubugomba guhanwa, kandi uwo ari wese uzabigerageza akagana muganga Matovu ibibazo tuzabikemura. Urakoze cyane, reka nganiriza abaturage hano Juma. Kanganiriza abaturage aha ngaha. Gahunda yanjye murayizi ni ayindi. Ubibonye gute? Ibintu uko mbere rero. Gutya hano tuyagarire hano. Uko mbireba. Aha ngaha umumotari yaje ari muzima. Mbona ari muzima. Mukanya gato yasaze. Ariko ku kibazo kijyanye n'abajura nyine kubera moto muri no minsi byakomeye. Wari wahuriye nawe ubonye uko byaba bimeze? Nahuriye mbibonye umumotari nabonaga ari muzima, ariko mukanya gato hashize akanya mbona umumotari abaye umusazi. Yigaragura hari mu byatsi ari umusazi mbese yasaze muri makeya. Papagira hino nawe tuganireho gatoya. Umeze neza se? Wowe ubibonye gute? Ubibonye gute wowe? Yambonye rwose ari nk'uko mwafata igisambo hano. Icyo cyari kibye moto. Ese ubona ibi bintu wari usanzwe ubibona cyangwa n'ubwa mbere ubonye? Nibyo ndimo ndavuga nyine nuko nabonye mufata igisambo gikuramo ipantaro. Cyari cyambaye ipantaro, ariko muraje muraza umuntu w'umugabo yambaye ikanzu nyine ubona ko gituje. Urakoze cyane Juma, reka mbashimire, murabibona uko byagenze, ibindi byose turi kumwe. Ciao.